nyemerera gato wumva aya magambo niba harimo abaguzi b'abanyamakuru nyine abanyamakuru se bona bagifitamo ijambo urabona atari bone guteza ikibazo kandi ubwo nyine riracyaha nyine iryo jambo ryabo ni kuri mikoro ariko yabaye ku rwego rwa CDS akiyobora kuri APR aba no ku ruhande rw'abangaba bagiye barishaka sibyo yabaye hagati yabo bose barakoranye urumva agashaka kuko ari barabagiye ubwabo bajya gushwana byitwa abapampe rijya kuza niwe wabizanye uwo wari warasigayemo hagati aho ngaho sibyo asigaramo ari umwintermediary ugura abakinnyi sibyo guhera kuri ba Ruwanga guhera kuri ba Shibubu guhera kuri aba ba Pam urumva ba Binjeme ba uyu mwataka inde ni paveri ziraka tubare bose baricaraga hariya mu nama bagapangana urumva n'abafata mbahuma bose nabo bagiye bose nabagiye birukanwa no kugera kuri isezo no kugera kuri isezo yararimo yicaye kuri urwo ruhembe urumva abandi bagiye kugenda bivuga ngo bapampe baragiye nawe yahise abigubotora ashaka kugumana ku buyobozi bugiye kugumaho urumva ashaka kwigumana mu isura ye igaragare ko nta itigeze abana na babandi bitwaga bapampe birukanwe sibyo ashaka kwigira umwere agumemo barebye muri bya dosiye byabo muri by'ifaranga n'ibiki byose n'ibyagemo no gutongana kwe n'ibiki byose bamusangamo baravuga ati nawe wondoka ati nawe uri igisambuza urumva ntibazakubeshye iyi siporo imyaka tuyimazemo abantu baratuzi ibisambo barabizi inyangamugayo barazizi ibintu byose barabizi abantu baratuzi sinzihanganira rero umuntu wirirwa ku izina ryanjye aritoba nzihangana rimwe kabiri gatatu kubera ko hari ibyo ndengera ariko nibirenga umurongo utukura hari ibyo utazihanganira hari ibyo ntazihanganira sinzavuga umunyamakuru uwo ari we wese kuko bose ndabazi uko tubana uwamutumye bose ndabazi turaziranye bihagije nta munyamakuru nafata umwanya wo kuvugaho rwose sibyo ibyo ntibizambaho umuntu wese wumva ko ari umunyamakuru akumva hari icyo bimufasha kwirirwa ku izina ryanjye sinzamusubiza kuko aho kwica gitera genzi iki kibimutera ubwo rero abatumwa kuri Karenzi umuntu wese abavuga ati genda urase Karenzi sinzavuga uwo mvuga genda urase kuri mikoro Karenzi nzavuga bari inyuma y'izo mikoro abongorera babubwira vuga ibi dore iyi radiyo dore abanyamakuru dore Karenzi dore byagenze bityo uwo niwe nzavuga hano kandi nzamuvuga icyumweru si umunsi umwe guhera kuwa mbere kujya kwa kuko hari aho bizagera nkumva biri tuma nta kibihagarika noneho njye naze kwicara ndatekereza ndavuga se Karenzi twakiranye ikibazo ki ndaturuna ndavuga hari ibintu byinshi narinzi sinegeze nza ngo mvuge ko Samu ari we waguze Binjeme amuzana muri APR ntabwo navuze ko rwose Samu ari we wamuzanye kandi ibyo ni amakuru nari nyafite rwose sinegeze nza ngo mvuge Shaibubu kari we wamuzanye naricecekeye ntabwo negeze mbivuga kandi amakuru nari nyafite 100%. Sinegeze nza ngo mvuge uwo bita Apamu Esongwe kari Samu wamuguze kandi amakuru nari nyafite 5/5 ko ari wamuguriye APR. Ndetse icyo gihe uwo Binjeme ni nawe wahenze muri icyo gihe muri uwo mwaka wabo niwe munyamahanga wahenze kurusha abandi bose baje. Ibyo ko ntegeze nza ngo mbivuge se ndagira ngo nkubwire ngo aya majwi wumvise yose umukadagiye kuzana idonido rye n'ama breaking kubindi kuko yabara yumvise yose bisobanure neza baburetse nkubwire keyword yego uribuka ko antaje akandagaza umuntu bita Samu Karenzi we wabyuka ukicara ukaza ukandagaza umuntu nta hantu biturutse ntago habura impamvu bisobanuye yuko nimba bose bari muri APR ngiye kuza nkababwira intandaro none n'umujinya wa Kasamutwe wa anta watumye akavuga iby'abapampe ku mugaragaro na ba Bruno Taifa na ba Leonidas na ba Mutangazaji bakaba bari kubisinyaho yego nyemerera gato wumva aya magambo y'umuntu bitamuramye umva societe yacu tumeze abo tuvuga bari yizi umva abantu barabazi si ngombwa kujya kuvuga amazina yabo keretse umunsi imwe na bura rukuntu njya
ndamuka hari igihe nzaza ewa ukazimuza ntegereje sinabwe ntegereje ko hari unyerera gusa muri bo. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Mahoro y'Imana bane namwe nkuko mumaze kubimenyera twicaye muri Urban by City Blue niho tuba tugiye kuganirira. Uyu munsi rero nkuko mwatangiye mubibona ndi kumwe n'umukada. Umukada wanjye, umukada w'abanyarwanda, umukada wanyu ariko kandi akaba n'umukada w'abayumbe ba data. Ture Rwandofoni n'abarundi buriya n'umukada wa Rwandofoni ariko ntago heruka kuntereka mu bayumbe ba data. Niko ntago duheruka kureba muri Habakuki. Ushize twamenaga Roki we yibera mu mubwiriza n'imigani. Urari ibitabo byo muri Bibiliya ewana nabyo bimeze nka underrated muri Bibiliya. Ewana biba biteye ubwoba. Biba bimeze nk'ibiri n'inyuma ukuntu bitakunda kugarukwaho utapfa kumva ngo mu rusengero ngo no munsi ngo bize ngo icyigisho cyo muri Obadiya cyangwa wenda muri Tito. Obadi ibera mu byakozwe n'intumwa. Ikindi gitabo nacyo kidakunda kuvugwa cyane ni ikihera gahita wumva abacamanza ariko bari abacamanza nabo ntabwo bakunda kuvugwa keretse iyo hajeho amateka. Ingoma ingoma za mbere n'iza kabiri. Bana yanjye abayumbe se duhise tubishandikamo. Abayumbe ntabwo twabatindaho. Anyway umukada ndizera rero kumeze neza cyane. Ndabona n'ikirere nacyo kimeze neza nta kibazo. Ndi kukubona kabisa mu mihondo. Oya ndongeye se kandi urasa n'ivubi. Ndongeye ivubi ntuze kuvuma. Usa nk'umuntu utahungabanyijwe n'insinzwi. Ushobora kuba witeguye Lesotho kuwa kabiri se. Burase sahabu sita azatumariri. None se byose ubishyize kuri sahabu. Oya muhire Keve ngo ibyo yarabirangije ngo adrowinga APR. Buriya nta yindi result yarakeneye hari. Oya fata ijambo reka Yesu uwo mwandiko nzanye. Nyuma yuko ubuhanuzi numwe imwe rukumbi gitwaza aje akambwira tumukada. Uru rwaruka ubona hano. None se buriya nawe amakuru yafite ko nawe uri nka nzovu. Nukuvuga ngo abazagukomokaho nibo bazakijyamo. Nabonye akantu kare abantu bari kuvuga ni troll kuri TikTok. Umuntu yanditse aravuga ngo duhaye ikizama abantu 10 ngo bavuga amazina yo kuri ya nzovu bose babonye zeri. Ibihumbi 100 twaye dubetinze bose barabirasa. Amazina yo kuri ya nzovu nayahe papa? Mr Elephant man. Ubaye utaramutumira ngo ube wamwishyuye. Sinzi ko wapfa kumenya amazina ye. Cyane ni Ritomani. Ni Ritomani. Nzovu we yavuze ko Amavubi kujya mu cyisi abibona nk'inzozi. Ariko yarabanje kuyatakamo gake ageze imbere ati yabanje arayataka. Kuyataka ni iriya jezi. Bari n'ibyayiherekeje. Ndasuhuza bwana Mudengi. Kabara agacu. Muyobozi wawe se niwe wabikizemo uruhare. Oya reka. Oya ndamusuhuje hari. Oya mbanze icyo uvuze none se byapfa guhubanuka. Ndasuhuza n'umujene witwa Shalom. Nkanasuhuza Manibra. Ngo yarabashutse ngo ku gitaramo cya Debeli na Christophe wa Rwanda Magazine. Hari umwe muri bose ndabasuhuje. Hari umwe muri bari babiri wahise agurisha itike. Umwe yarabuze ku gitaramo cya Debeli n'undi ahita agurisha itike. Niyo mpamvu batahabonetse. Ariko uziko Manibura ari we wabyamamaje cyane nyine. Bakavuga ati nta kintu wadutamiyeho. Ahubwo sindi nkuru. Haji wawe kutoka Amerika. Haji yari iteretse arambwira ati reka ngutamike kamoyi. Akibuka ukuntu twamukegeza aho papaka. Baba we yari garagaje se. Nimba ari igisibo. Buriya ntantu bihure n'igisibo yangaga gukora penalty. Komoje kuri Haji. Nuwawe. Haji rwose ndamusuhuje isi yakamuremba. Ubwo mboneraho no gusuhuza umuvandimwe akaba n'umunywanyi Epa
buriya epa ndungutse se eh hari ahantu nababonye ndi ku cyuma mbabonye muri ku cyuma epa buriya epa na Muremba hari umwihariko uretse kuba Muremba twarakoranye na epa tukaba duhuriye mu bintu by'uruganda rw'imyidagaduro buriya ntabwo urabizi ko bakoranye yego cyane cyane buriya dusharinze birthday date shuwa bose mwese uko muri batatu gutyo kabisa Muremba mwarakoranye ariko we nyine ari kuri kadanse yo hejuru urabizi ko mwenyine asiribanga social muraramuzi se muraza kubanuza abantu bose ariko se yigo none na epa w'umuyobozi nawe the same nibiki the same date kabisa kandi bose mugahuza n'abanywanyi ubwo n'abatwini ubwo yihangane nyine papa Kamba ntiyabonetse nyine ngo atamireho kamoyi haji ariko igaragaza ihe byiza barenda kunsura ngo arenda kunsura da barashaka kuza guhemba Kamba online se oya ni imirabyo hari umuvandimwe utuye Ohio yarambwiye ngo iriya kariyeri ya haji ngo nagaruka mu Rwanda azayigigira amezi 3 ayisubiraneyo ngo buriya baba bariteretse ngo batandukanye n'abandi baba bakora mu makampani we yitinze ku mashini buriya hariya ho oya haje ararifata ararikacira ndamuzi ari narekuye bombe rero aravuga ati number 1 TMT ariko TMT ngo yagukoreye kigomegome sha kigomegome oya cyara ndakwanze uziko wiyibagije ko iryo zina TMT narivugiye hano uziko TMT babizi ko ari melody TMT yagukoreye kigome narinzi ko ari Nyasiribanga si wewe wamuzanaga oya nanjye ntago mvuze ko yansiribanze ariko mu magambo makeya Bruce Melody turamusuhuje anaherereye ku mana yanjye aya magambo ayahese umukada oya timu yacu urabizi ko ngiye nawe tugenda none kwa mbere mu mateka ati kigomegome ubisinyaho nge ndi timu Mugisha barabizi oya urambaza ngo Mugisha wuye Mugisha Paris ko bamaze kuba bane Mugisha Paris hoya Mugisha cyangwa ni Brussels Mugisha Brussels uri kuvuga ibiki papa gusa nawe ni MP Mugisha P Mugisha Patrick Kibondo se sha yo gitamba Mugisha Paris Mugisha Ben Mugisha Robinson yasohoye Tombe ariko ndawe riri gutomba oya Tombe se wabonye azahora mu mujyi ubwe gutya n'izandirimbo gutombara oya Tombe iri gutomba tabara twijandi tazari byama tikucya atamwise Kigali copy paste se na boss wawe urumodo papa wari isisi ubushize twaramenya hasha none ngo yafunguye agashyashya asa abantu banga kwikorera kera ho abonye zazinda abazungu bari kwa product nakubwiye ngende chief editor ugatayira kumbwira ngo ndi chief editor ukabita ukagenda hagenda nkajyahe nyine ni kubumbwira ati ngewe urambwira ati ndi chief editor naguha inama ukabita ukajya tugenda ukazisiga dore sha ingaruka za leta ati nagafunguye wenda mu munsi umwe kaba monetize ubwo papa Kigali yego nawe ari hakurya yego twakijanditse se mfura yanjye muri boss wawe reka twijandike gato ariko wambabariye dutangire iki kiganiro wambabariye tukihanganisha tukifuriza yego niho nari nshaka guhera dutangiye iki kiganiro kuko nubundi nago turi bujye kure cyane y'ubuzima bwa siporo abatangiye ikiganiro babyumvise mu magambo makeya turihanganisha umuryango wa Jean Lambert Gatare inshuti abavandimwe abo bakoranye abo twabanye mu muryango wa Isango Star uriya mu papa yatubereye umuyobozi mwiza cyane yatubereye imbonera yagiye adufasha ni umuntu wumvaga abantu cyane ni umuntu wamotivaga abantu atebya wavuga Gatare yavuga byinshi cyane ariko Gatare azakomeza kuba urwibutso yaba muri siporo yaba mu itangazamakuru nyirizina wibuke ko Jean Lambert Gatare buri hari abantu benshi bamuzi mu nkuru za Arusha
ari gukurikirana zimwe mu manza zari zikurikiranyweho bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko kandi abakurikiye ibijyanye no kogeza bazakumbura Gatare wagiye ubatiza abantu amazina ufite karite nk'iy'umukada yo kubatiza amazina kandi agafata. Niwe wise Bogota igikura nkota, niwe wise Bakame nyine Eric Ndayishimiye, niwe wise Harun Captain, niwe mwise Fabregas. Ndumva ni nawe kandi wazanye ibintu, hari amasilenge menshi yagiye azana mu mapublicité, udukoryo twe na Strato ndetse na Boss Mugabo. Boss Mugabo ntibazayibagirwa kabisa. Gatare azahora ari legend muri ibi bintu. Gatare azahora ari Gatare. So sinzi rero mukada niba hari icyo abivugaho nawe wakurikiye siporo by'igihe kirekire. Jarambere Gatare uramuzi? Yego. Urakoze Jarasi, reka twihanganisha umuryango, ariko nanone twinjira tubwira abantu batamenye iyo nkuru yuko yaguye mu bitaro mu Buhinde aho yari amaze igihe arwaye. Ariko ndavuga ibintu bibiri ku banyamakuru bagenzi banjye, ku bantu bari kubaka amateka, cyane yuko buri muntu wese uzaha ngaha akagerageza kwitereka cyangwa kwidemarika, hari impano abafite, kandi abantu bizera Bibiliya bavuga ko nta muntu Imana itahaye itarano, ariko hari n'abiha ebyiri eshatu, ariko nta muntu byibuze ubura impano cyangwa se Imana iba yaramuremeye. Ubwo rero ntago nabura icyo mvuga kubera nzidiwoye, ndibuka Yves Bucyana, ndibuka Marcel Rutagarama, ariko Gatare yabaga undi wundi yo yageraga muri izo creativity, ariko akamenyekanaho kuba nawe ari inkunda Rwanda. Ndagira ngo nkwibutse ko buri iriya kadanse ya Sadate ari wagenderaho, ari we yigiraho. Icyo kintu mbanze ngisobanure. Yemerera Nkotinge Rugajurigani, yego, niwe wavuze ngo gukorera RBA ubwo mu bihe bya kera muzi ko habayeho Renfort. Ubu uri gukora CV, ubu uri gukora archive zizibukwa imyaka irenga 100. Yego, ibigwi bye rero bizibukwa imyaka irenga 100. Ariko kandi twinjira mu makuru, Fabrizio wangize ko nta musiga inyuma, sinzibagirwa saga bagiranye, sinzi nimba nawe uyibuka cyangwa utayibuka, saga ya Gatare na Samu Karenzi. Ubwo Karenzi yabaga ari gukegeta bareyo, abari ababosi we bashebuja abavugira. Gatare akazana wagakumira akavuga ati nyabune Kareyo ni yacu, abo ngabo nimba barakumire dusapotinga aba bahari. Karenzi arabyuka umunsi umwe aravuga ngo niyamye abantu baze kudistortinga ibintu tuvuga, mujye kuri radio sanyu namwe muvuga ibyanyu. Ibyo ni bimwe mu byaranze Gatare, ariko mvuga ngo yari umuntu ukunda Reyo, yari umuntu ukunda igihugu, ariko kandi yari umuntu wa siporo. Imana imuhiruko ridashira. Yego rero twihanganishije umuryango we muri rusange, inshuti n'abavandimwe n'abandi bose muri rusange, abakunzi ba siporo, abareyo n'abandi mwese mwamenye Jarambere Gatare. Ni umuntu munini, ni muri jande muri journalisme ya siporo, ariko nanone muri rusange ni umuntu wagiye uba role model w'abantu benshi, akanababera imbonera. Reka rero twanzike dukomeze ikiganiro tujye no mu bindi bintu bitandukanye. Ntago turi bujye kure ya siporo, twahoze tuvuga ku Amavubi nabonye benshi bagiye bakora comments zitandukanye, ariko Nigeria ni ikipe nini. Ikipe nini ngewe hari ikiganiro nakoze mbere ndanabivuga Jara. Barambaza umwe mu banyamakuru twakoranye, arambaza turabona intsinzi y'Amavubi, ndavuga ati reka, ariko ni bimwe bya gikada, kubera ko ubu ngubu hari match 5 zigiye kwirukanga muri iri tsinda. Kandi Nigeria yagombaga gukora comeback, ubushize byabereye kuri Stade Amahoro barabizi, kandi n'ubundi bari buzuye. Abo bakinnyi bose bari bari hano ku Mahoro, n'ubushize bari bahari kabisa. Bahonye Wilfried hari bahari, bahorayina bariya bose urabyibuka. Yenda Boniface yicaye, ariko na Osime yagize iminota. Bariya abakinnyi ba Demora bari bahari, wabonye amasevu ya Fiacre, mana yanjye. Ariko izindi mbaraga abantu bakavuga ngo why not atari umutoza w'Amavubi mushyashya, byayobeye utari kuri Kariba ya Spitra. Ese abantu banavuga ati nizahuburi zaba Manzitieri twavuze ubushize,
ariko tugomba kuba inyuma y'Amavubi. Hari abanyamakuru benshi bagiye babivuga before bagakora prediction baganayija bitatu ba Ruvuyanga, abanyamakuru batandukanye, ariko twe twinjira nyine tudondosha ibyo byo mwabibonye. Amavubi yatsinzwe 2-0. Yego, tuyihanganishe kuwa kabiri hari match twese inyuma y'Amavubi. twese inyuma y'Amavubi. Nabonye hamagaye umujene uri muri Amerika hariya mushyashya ugomba kwiyongeramo wenda yo mana yanjye nimero Gerete disi na kazungu nta mbaraga yarafite. Ejo rero ibintu byinshi byari byananiranye ku munsi wa match, ibintu byari byanze byinshi. Ndumva hari hanze ngiye buri ikintu kijyanye na Mediane nabonye ejo cyari cyagoranye. Cyagoranye cyane kandi Mediane yapfuye burya. Urumva ni jihadi ariko hakaba kuruwari y'abantu batatu, Georgia, hari Sahabu, hari na Gerete, noneho imbere hakaza umwana wa APR bagomba kukanyarutsa. Innocent impura hiyakozagaho ntiyashimagaho, amwita Trostier Congo, igitambaro yaracyamba ntiyashimagaho. Byari biteye ubwo kabisa. Ntusebye ni ibyo ngibyo rero. Reka twizere ko Amavubi ku mwanya wa gatatu ashobora kubyitwaramo neza, akaba yabona intsinzi kuri Lesotho, akabona amanota 10, ubuzima bukendereya mu cyisi. Ibyo nanjye ndabibona nka Nzovu. Wibuke ko hagenda ikipe utagira ngo nabiri yo muri nanjye navuze ni mu cyisi ndabibona nka Nzovu, ariko simbishyira mu buzukuru. Kuko Nzovu warakuze ashatse yabishyira mu buzukuru, wabona afite n'umwana wenda wabyaye undi. Umwana wabyaye. Ni ibyo ngibyo rero umukada. Reka twiyanzikire mfura rero. N'ubundi ntabwo ndi kure ya siporo, ntabwo nshaka kujya kure cyane, kubera ko maze iminsi mbona byinshi muri siporo. Ndagira ngo uyu munsi uze kudufasha noneho yaba Donido yaba kubyinjiramo tukamenya ikibihatse, ibintu byose udufashe bijyeho umucyo. Hari byinshi maze iminsi mbona ntanakugoye, ntanagiye mu bintu byinshi. Abanyamakuru ba siporo nabonye bari gukozanyaho, ariko nawe nkugaya suti. None se nge hari imikino mfite reka ntunyange nkugaya nyine mereza ijambo ni iryawe mperaho. Urakoze cyane. Si wewe unzana ahangaha se nge nari nivana mu rugo nkizana. Ni bibi se? Ntabwo ari bibi, ariko nanone bajye bamenya urwego rwacu. Ni gute Bruno Tayifana atakaga? Ni gute aba banta biganiro? Ntabwo ari twe twabitangiye ahangaha kuri ofisiyeri. Ukanzana ukambaza ngo ninde waguriye APR, nkahita mvuga umushyitsi wafatiye abantu muri Stade Amahoro kera atataraturumbuka. Urabyibuka? Esho bundi ntabwo wanshimashimye ukanzana nkahita mvuga Bazili se umukire. Ndi kugira ngo mubwire amakeno wankoresheje. Oya ibyo kumuzana muri rero wabizanye. Ntabwo nagiye gutaha radio bakavuga ati nawe twari dusigara. Abagataho kugira ngo unyange ibi bintu nabiturumbukamo. Ahubwo ndashaka kuza kukugarukaho nawe. Nkorera icyo ushaka. Mu bantu Muramira atunze agatoki numvise urimo. Mu bantu se bavuzase. Muramira arankunda akanampa ba the same time. Nigeze kuza ndi guhirita mvuga ibya Bazili. Ndavuga ati Muramira Regis. By the way, nigeze kujya kuri Fabrizio agashoti story, true story. Noneho mu gihe mutegereje hejuru kuri bariko bari bakiri kuri Fine FM, abasohokanye na Rikari, ubweme bari baraturumbuye na Regis n'uwitwa Samira. Akimbona ndi kuri ya barika turamukada n'indumuzanye. Ati si waje kureba. Fabrizio ati kirabira rurishanyara arakoma Regis arakimbagira aragenda. Ibyo mbivugiye iki? None se wambwiye kujya gutamirana na za Marakana? Ariko ntabwo ufite ubwoba ko bari bukugubanye. Barambaye uyisiraho. N'urusenda rwaba rwije. Sikora akantu kawa. Nabonye mu gikoni umusaza yegereramo. Mu gihe tuba turi kuri Pele Stadium. Ubikurikirana uwitwa Regis amakomanda bavuze ubuhuha yakira. Cyane rwose. Ayiyakirira. N'urwagwa rwiza cyane. Twari duturanye. Ubwo tunamusuhuze. Nagize urwo rwagwa rwiza chef. Wirugaya. Nabonye gusa nuko arusavinga rwitwa Hennessy.
yayizemo ibirungo se ariko bafata rukamanuka amacupa ya Hennessy akarufungamo narahageze ndavuga se abajene batanu biteretse Hennessy kwitegereza rwabitoye iriya bayita marketing chef ndahangana bwiye Fabrizio wari ugiye kuvuga twikomereza nagiye kuvuga ni ariko seriveri waho nabajije akabinsobanurira ahubwo hari igihe byahita bimuviramo kubanuza oya we nta blague da yirukana garura ariko wabibaza Frank kubwe Badirama yavuze atemerene bafungura muri Detroit ninda kwirukanye sohoka ngongera bamugarura bamunegosiye hari uboss wo kwisango wajya gurakara gutyo ewana akabikora ku buryo man yajagaza ukabona abikoze nka chief editor mwe mukasigara editing oh my god bati sohoka nona akugejeje kigarukirizaho igendere urakoze cyane wari ukinsobanurira narindi kuvuga muramira ngewe mvuga ibyiza nkavuga ibibi ryatangiye ubwo namenaga ibya Marakana irirukanwa fonda ubuzima batera nkunga be ndabavuga kuko nago twuninza 100% tuba turagiye no kuragira ni IQ ni byinshi kugeza ubwo iyo topic nanayiganiraho na Fabrizio arambwira turi w'igikondo warabitweretse ibirindiro bikuru bya Regis ngaho rero igenzereze make twarakwakiriye yego mbivugiye iki rero nuko Regis naza ahanga ndamuvugira none hashize ukwezi kose Taifa abona kwicara abona kwitereka abona kuvuga ibya Bazili na Regis na Fabrizio ibyo sinshaka ko Fabrizio abindebera ijisho ribi nakwibutsaga ko iyo miriro yose abandi bagenda bakotinga ibanzaha abanyarwanda barabyibuka yego nagira ngo rero ninjire mu mwandiko nzanye kugira ngo wumve ishyano ryabaye yego jara yego kubw'ibyo byabereye aha kuri ofisiyeri yego ndagira ngo unyemerere noneho nongere ninjire muri ibi bintu biri hagati ya Sam Karenzi Regis Taifa n'abandi bantu ngiye kuba breakingira bashya yego binjiye mu bibazo bafitanye ngiye ubwanjye naraje mvuga iby'abapambe mvuga iby'abantu bagiye bagura mvuga n'abayobozi batari mu maboko yabo urabyibuka jara ndabyibuka rwose uca amarengu rero ni we wanyinjije kuri Regis Regis byagenze bite kubushize naje mvuga ibye mvuga uburyo Karenzi yanamuhemukiye uribuka mvuga iryo jambo bisobanure neza baburetse ngubwire keyword yego uribuka ko antaje akandagaza umuntu bita Sam Karenzi we wabyuka ukicara ukaza ukandagaza umuntu nta hantu biturutse ntago habura impamvu bisobanuye yuko nimba bose bari muri APR ngiye kuza nkababwira intandaro none n'umujinya wa Kasamutwe wa anta watumye akavuga iby'abapampe ku mugaragaro na ba Bruno Taifa na ba Leonidas na ba Mutangazaji bakaba bari kubisinyaho yego nyemerera gato wumva aya magambo y'umuntu bita Muramira umva societe yacu nikomeze ubu abo tuvuga bari yizi umva abantu barabazi si ngombwa kujya kuvuga amazina yabo keretse umunsi imwe na bura rukuntu njya ndamuka arigenza ewa ukazimuza ntegereje sinabwe ntegereje ko harunyerera gusa muri bo nyerera by'akanya gato ukaburengaho gato akagwa mu ntambwe 18 ntago zatinzamo azahita mugira gute agubanye wumvise ayo magambo iki gihe YouTube channel ya Fine FM bari barayibye yego urabyibuka ndabyibuka bageraho bajya kuburana bakoze operation bavuga uburyo bahururanye n'amadosiye ndahangana naravuze ngo mu gihe abanyamakuru birukanwaga kuri Fine FM ba Fabrizio basezera bakazunga bajyana nagusobanuriye neza uburyo na Magnifique umutekinisiye anytime yari umuntu wa Karenzi yagombaga kwisanga hariya cyangwa se Regis akamwirukana ko atashakaga umuntu uwo ari we wese uhagarariye eske hariya kuri Fine FM birangira bibaye tekinisiye yarinde ninde Regis yavuga ngo yibeshya nyerere gato mite nkwereka icyo mukorera ni Fabrizio Sam Karenzi aravuga ati barambabaje kuko Sam Karenzi byageze aranavuga ngo bagiye kuburana bavuga ngo YouTube ni yabo bageraho baranavuga ngo rega password nibo bayikereye ninde mutekinisiye
wari uwa Fine FM ni Magnifique uri kuri SK. Ninde muntu wari delegiteri wazahuye iriya YouTube? Ninde? Sam Karenzi. Ndagira ngo duhere inyuma wumve Regis ategereje ko bagwa mu ntambwe. Buretse gatoya. Yego. Ndagira ngo uze kugera neza udusobanurire ugere aho Sam Karenzi yavuze ko umunsi yavuze azomora imitima y'iki ya benshi. Aho sindahagera rero. Ariko mbere yuko uhagera nanone ugaruke ku kintu Regis yavuze cyuko aba bantu bashatse ko Fine FM igwa kuko public y'abantu basubscribing zara kuri Fine FM ni Sam Karenzi wayizanye ni Bruno Taifa yego na Regis ariko niba abantu ba siporo erega batari gukora urumva iyo audience yabiri hariya wakabivuga gutyo abantu bose barabizi nyine karibo yatungaga intoki kugeza ubwo Karenzi abyihanganiye kugeza ubwo Taifa aje kitereka Karenzi ari muri studio bakabimubaza ati gerageza uvuge ku kintu Bruno Taifa yakuvuzeho arasusumira indese Sam Karenzi muri studio ngo ari guhamagara Saida ameze gutya baramubwira ati bivugeho uri umupampa aba bose abantu barenga 5 niwe wabaguze ndaje nkubwira ikintu anta yahubiranyijemo na Sam Karenzi bagaserera kamurekura hiriya miriro okay uri kumva tukiraho rero ibyo byari ibyamuramira yego iyi nkundura yabaye impamvu ugomba kumbaza ibibazo biteye ubwoba nuko Sam Karenzi yahuye na Kabanda Jado nyuma yuko mutangazaje na Leonidas bamusebya ikibazo cya mbere SS Kovia uyoboye RMC yahuye na Sam Karenzi cyo ni ikibazo cya mbere ugiye kumbaza kubera iki kubera ko Sam Karenzi ari intambara sigaye arwana niza atarwana nyuma yuko aduteguje ko agiye guhangana n'aba bantu akavuga n'ubatuma kuki ubwo bwamwisha akajya mu buyobozi byo bintu ugiye kubimbaza reka nkubwire ikintu utazi muri iriya nkuru yatitije Karenzi bajya kumusebya ku isibo waruzi impamvu Faustinho yogezaga nk'uwogeza Rayon Sport isubiye mu matsinda uzi iyo mpamvu Faustinho yarogeje akajya babaza ati ni iyihe mpamvu aba bantu bari kwipanga bakagera bakavuga ati iyo bagiye kuri radio zabo se mama shenge barashaka kurya mu makipe yose uyu muntu turi kuvuga ni igisambo yabaye ku ngoma akabavuga amazina neruye ati mwegeye barabivuze ku yindi wabyumvise yego umva rero nkubwire Faustinho namenye uburyo yaproposejwe na Sam Karenzi kujya kuri SK arangije arabyanga ni nyuma yaho Faustinho akora kuri radio na televiziyo bamupropose amafaranga ari munsi yayo ahembwa ku isibo umva ikintu yabakoreye yahise avuga ati ngiye si byashoboka ariko mbarekomanze Leonidas nk'umusaza umena Sam Karenzi ati nitwashobokana noneho batangira kugenda bamwipangaho bamena ye baba we iyi nkuru ndayimena gute jara wibuke ko kuri Fine FM ariho baseberezaga mutangazaji bavuga ngo yirirwa sinzirira mu kabara ciri nkonda izo record zirahari barabizi noneho umuntu bita Muramira yamugeraho akamumenagura none umwanzi wawe abiki inshuti yawe abiki baburetse umva nkubwire rero hari umuvandimwe witwa Mickey Junior uramuzi Fabrizio wo muri Afrika nanjye nkaba narise Sam Karenzi Fabrizio Romano mu Rwanda ejo bundi yaje kuri SK yaje mu Rwanda kumbi namenya abandi bakinnyi Sam Karenzi agiye gufatanya n'uyu Mickey Junior bakagurishaho mu Rwanda bayobowe na Muhire Keve noneho muri aperi aba bawatara ngiye kukubwira undi munyamakuru ukora kuri SK wagize uruhare mu kugira ngo uwatara Jibril aze muri aperi nibaje ejo bundi mu kwa mbere se kugira ngo banze wumva uburyo aba banyamakuru bakiri guhanganira isoko hano mu Rwanda no kuvuga ngo rero yego ejo bundi baburetse ejo bundi namenye inkuru mvuga ngo bwa mbere kuva aperi yabaho n'ubwa mbere fixije ikintu bita bije nkuko nguko za Arsenal zigira amabije yego zarangiza mwamara kuyakoresha bagafunga aperi nayo nuko nguko igiye kuzagikora ejo bundi Karenzi yaraje nahoraga mvuga ati Taifa nagabizi ntago Karenzi abizi ejo bundi Sam Karenzi yaraje aravuga ati muzi ibintu afande CDS yambwiye
nyuma ya match ya APR avuga ati tubabajwe cyane n'umuntu wakoze kontra ya Dariko mita nibuka kuri match ya APR na Rayon numvise umwe mu bantu bari muri organisation bandani hariya muri APR avuga ngo amafaranga dusaruye kuri match ya APR na Rayon kandi ubwo stade ni yari yuzuye mwari muzi ko tugiye kuyahemba amezi 2 Darikonovic ibaze icyo kintu ndagira ngo mwibutse ko umuntu bita Adiri yahembwaga muri za miliyoni 20 baramwongeza agera muri 25 none ubwo Dariko nimba amafaranga bakusanyije arenga miliyoni 100 ari amezi 2 ya Dariko bikaba bigoye kuba bamwirukana uzi nkuru namenye muri APR hayunze kadi so mukada noneho reka tuye mu bintu neza burya abantu hano bakunda kutushinja ko tujya mu nkuru nituzivuga zose uvuze ibintu byinshi ariko ndihangana ngerageze nsubira inyuma ibyo ntari bwibuke nawe uragenda utunyuriramo hari icyo kuba n'ubundi twarabonye aba bagabo bikomana byahereye aha nta wundi muntu uvuga inkuru zitarasohoka niyo hashiri umwaka katugendane nyine byahereye katugendane yego aba bagabo baba barikomanye buri umwe ari gushinja undi bintu bitangijwe na Anta yego birangiye ibintu biba binini birigera naho uvuga uti Samu Karenzi yageze nubwo ajya kwa Jado byo byabaye ejo buretse gato yego uti umbaze uti se yaba yarahuye n'umuyobozi wa RMC yego urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda yego uwo ni Madame Scovia uti se byahereye he kugira ngo Anta yatake Samu Karenzi yego uti se yaripanze afa kumwataka ese Taifa we wazanye abapambe kibazo kiza cyane urumva ku macenoma nziza agatangira no kubazana nyuma y'igihe numvise ikiganiro cye avuga ngo ibisina bivuza ariko akajya bivuga kandi ubwo ari kubivuga ngo nigeze mvuga ngo kwaguze Shebubu ubwo ari kubivuga ati none se uwitwa Pam ubwo akaba arahuranyije none se nshigiye ariko kandi nkaba narumvise mutangazaji noneho ukaba winjijemo ikintu kivuga ngo Faustino yego ngo yarashyogoje kubera ko hari ukuntu diruye na Samu Karenzi hari impamvu ibyo bintu ndashaka ko tubijya mu mizi urakoze cyane tujye mu mizi yego akantu ku kandi aho uhera simpazi ariko byose ubimareho amatsiko wamaye ancenoma nziza yego ndagira ngo nkomoze uburyo Regis yinjiye muri ibi bintu nabwo nyine bihereye kuko tubivuga mbere Regis yari umuntu wubaha Karenzi Taifa yari umuntu wubaha Karenzi aba bose nta muntu tubaha Karenzi turamukunda nanjye umukada ariko ngiye na propaganda nimwe nshobora kuzamo ngiye mvuga amakuru baburetse aho ndaje magere iyo nje se nkavuga ati Taifa yacyamiranye na Samu nje sinza nka rubitre si gutya yego ni gutya gikada yego no mara age ibyo nukuri rero Regis we yajemo kubera yaratengushywe kubera amafaranga ngere wombwira na Fabrizio ngo nimba ari umuntu utakaje ukomeye ni Regis amasoko kwamamaza operation ziremereye amagambo akomeye nubari kugerageza kugigira Fine FM ariko nyuma yaho batwariye YouTube none harakaraba hatungwa abana gatoki ntagashya mvumbuye bari hakurya Kicukiro ngo kandi ategereje ko banyerera ariko Anta nibyo nakubwiye mperaho umena n'ama breaking dusoze Anta biganiro yagiranye ikibazo na Samu Karenzi ntabwo ari ibihuha ishingiye ku kirere ku mukinnyi bamwita Lamine Ba yego ntago wabyuka mani ngo ugende usebye Pizzo hari ikintu kiba cyabaye imbarutso ntago ngo ari uko ngo Anta ngo bari kumurenganya ngo yaraguze ngo none aje gutanga ukuri kuhe ntago ari gusebya ntari kwerekana amarozi n'ibiki n'indagu n'ibiki bibera muri shampiyona ko atabivuze mbere uri kumva icyo kintu yego bapfa Lamine Ba cyo kibanze ubwo nkivuze mu mayeri yego Taifa rero impamvu namenye biriya byose yavuze kera hose akabaje ubu ni umuntu wa APR ni umuntu ugomba kuza bakamubwira ngo ibi bintu by'abapampe bigeze ku rundi rwego abantu bari gukurikiranwa abantu bari kugenzurwa
aho niwo mera rero nsengera umunywanyi wanjye mvuga ati mani murebe ijisho ryiza nakunda nde Audite se utekereza ko ibi ngibi nimba nawe bamugira inama yaje kuri mikoro umbwire mbikumvishe mbyumvishe abantu batakurikiranye aravuga ngo noneho nimvuga ngiye kuza mangane namwe kandi ngiye nzafata icyumweru afite radiyo batamukumiraho niki cyamukubise none akagira ubwo akajya kubarega haba ku muyobozi wabo haba kwishinganisha avuga ati nyabuneka ngibi wibuke ko ari umuntu we no gutaha radiyo yari ahari umwanzi wawe ni wo wanjye ndagukunda sinjya njyenyine gukunda Fabrizio Taifa yapanzwe bamubwira ngo garura ibintu by'abapampe ntabwo iriya nkuru yari kumwinjiriza amadolari 200 n'umuntu wa APR ingaruka turi kuzibona aricyo kiganiro Fabrizio yamennye kuri SK ari kuvuga bagiye Tahiti ivuga ngo CDS mu burakari asobanuye kintu cyamubabaje n'umuntu wahaye kontara Darikonovic ibyo bya breakinzwe na Samu Karenzi aba bamutangazaji bagezeho baravuga ngo uwo munyamakuru ajya kuri radiyo yakagira ate agasebya abandi bakinnyi n'inyungu ngo yifitiye mu makipe radiyo ye abantu bawuninze amaradiyo hano ntitubazi se akageraho ngo ashaka kwikundwa akaza ngo abakora siporo se barenga 2 Hines biba bisobanutse ko ari Fabrizio niyo mpamvu nawe yaje aravuga ngo nimvuga nzomora imitima nawe yaje arabivuga yego kuri mikoro numvise arahana avuga ati ibyo ko nagurishije abakinnyi mwarabivuze ko babyumvise murashaka iki genda undege ku muyobozi wese ushaka ariko nunyangisha umunyarwanda ducuruza amazina kandi koko iyo Karenzi yarwaye SKC irebwa n'abantu wangana iki ni nk'igihe yiyizi yamena arabizi niwe wowe uninze ikiganiro cye nicyo giteye ubwoba yego uri kumva umusa rero Taifa yarapanzwe n'umuntu wa APR ndetse abapampe barahemutse ku buryo na Dari kuri guhemukira APR bigoye ko bamwirukana uri kumva icyo kintu nabonye afite kontara iteye ubwoba bimwe ngo byo kuri adiri ntibishoboka hariya ntago bishoboka ibintu mukura yakoze Batista imubwira ngo uriya afite management team iteye ubwoba imanaginga abantu bari ku mugabane w'Iburayi uriya nge nigeze no kubivuga kuri Nino ariko muri kontara ngo yeme ibikombe 2 azabibaha ibikombe 2 surumva ya nareyo yashanyara nagacinya chance de aperi yimenye ubwenge ikagarureto niwumvise bari kubivuga ngweto ngo yaragarutse mu bintu byo kugurisha abakinnyi numva izo diro zitaburamo eto ari kuri ruhande se kandi we yaragize ibibazo bakamukumira kugaruka mu Rwanda yigarukiye kwirebera match gusura abavandimwe bahita bamuza ntago biragoye ni ikipe y'ingabo ntago utoba ntago ugenda ugaruka kansuhuze nzi ko banyanga w'umureyo inshuti ya eto suze namenye Patrick wanyandebye jisho nzuri uri kumva reka ninshizemo rero ba Faustinho hariya yahembwaga 400 oya ntuvuga baburetse mana yanjye cyara babarira none se Robeni baburetse nkubwire Robeni uzi ko Robeni yaramaze kugera ku rwego atusha kuri miri baburetse wabivuga uko muri izi campaign baburetse muri izi campaign z'abareyo bagendaga bazenguruka ku maradiyo nk'ibijangwa nakora waruzi ko kuri buri match reyo yakiriye yagomba gufatira igitano bya media tour ubwo ni yakira kane mu kwezi ikibazo nuko atatahaga nuko nyine ibirarane byabaga byinshi ariko wabaga yandikiwe yandikiwe amafaranga hafi 350 kujya muri Reyo Time none sibyo si ibisanzwe none se ubudisi ni yamuhaye sisa umvaye mbabarira Faustinho nakwinginze Karenzi yamuhaye 500 ahembwa 600 akora kuri radio na TV amurangira rero ni dasi nabikubwiye bamutera utwatsi bararakara baripanga ariko mutangazaje n'umwana wa APR inkuru yose yo kumena aba kugiye cyanta berekanye ko nta kintu batinya bijandika nibibuka dukora inkurangaha baba warning yivugiye ati ndi umwana w'ikipe baba warning nago ubyibuka angaha abanyamakuru ba sport kubwabanta muri cya gihe barongera baripanga Karenzi biramurengaraza ramena
none nukubera iki yagiye kubaregera Kabanda Jado nukubera ari intambara rwana niza atarwana yagize ubwoba ibi bintu biteye ubwoba byo muri APR barahemutse kugeza ubwo APR fixije bije kandi barakoragamo uko bashaka bagira gutya none se nirihe bara ryabaye ryateye ibyo byose ni Dariko n'umusaruro mucyo wa Dariko n'abakinnyi babahenze oya cyangwa nizo njyawuro zitabonyweho n'abantu ni ibihombo abantu batangiye gukurikiranwa bamwe bava mu gihugu abandi nyine amaboko atara abandi ngo bambaye ng'ibikoma abandi bareba akantu ku kandi mitungo Karenzi yabyivugiye ubu ndi gukotinga haravuga ati mwavuze iby'abakinnyi naguze mwavuze ko SK nayishinze mu mafaranga nakuye mu bakinnyi mwacecetse kandi bariya barangiza ibiganiro bakajya kumva Fabrizio nabo baramukunda noneho izo yo nkubiri yabari abanyamakuru bisibo batumvikanye na SK ubwo aho ngaho regana ba Lorenzo urabizi ko bitagenze neza bikarangira noneho batangiye kwipanga ariko APR yagaruye iyo nkubiri kandi afande yarababaye umva iyo title erega nakagombye gukina amajwi ariko nabo urabizi ko ibintu byaba YouTuber nyine byabaye ibindi bindi byabaye injari uri kumva basigaye bafite umutima utari mwiza oya tekereza ariko jara oya kukumva ko ndakumva ahubwo icyo nibaza yego none mu bantu Sam Karenzi yaregeye harimo n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura yego wowe Sam Karenzi uri igisambo twarakumenye mutangazaji yitendetse kuri ibaza umuntu w'umupapa nk'uyu dukunda we impacting igihugu rega Fabrizio n'uw'igihugu ni number 1 umuntu akaza kitereka ibajyaga kumusebya ngo bazanye ngo ingiye gusebya ngo uruhumbu kume ariko nabo baratukana abantu batukuye amakuru ngo gafite umuhondo se kuri biko izi ndwano ubundi umuntu wari kuzifasha Fabrizio ni Regis yabwibeshyo icyo kuki atamujyanye kuko kweri kumufashe ibintu yari kuhikura ko mwizeye nawe umusaza ko nawe atavugirwamo anyway ego ibyo bintu kugenda bisobanukirwa ariko impamvu habaye umujinya na Karenzi arabivuga hagiye habaho kwipanga avugana arekura breaking CDS yamwihereye y'umujinya afite n'igihombo bateje APR n'ibyemezo bagiye bafata icyo nshaka guhita njyaho yego Taifa Zamati Taifa n'umuntu wa APR nyine yapfuye iki na Sam Karenzi nta na kimwe aramwubara mukunda ni nayo mpamvu yamubikiye ibanga ahubwo hari impamvu izi nkuru z'abapampe zigarutse n'impact zigiye kugira bibanza ibintu bisigaye bibanza kuvugwa muri media nihagira n'ubanuzwa ntibisakuze nyine muye mumenye ikibaye niba hari umuntu wakoze ikosa urwego rubanza rumuwoninge bigaragarire rubanda yego sinzi nimba uri kubyumva turi kujana yego none Taifa wihanganye n'icyo kintu cyamuryaga kuburyo akamena iriya nkura kerura precision ati Sam Karenzi nigeze mvuga ibi nibi nawe akaza aratitira kuri mikoro ari kuvugana na Saidi we arangije ati nta nambara nzajyamo ariko Taifa iyo uvuze gutitira kuri mikoro Taifa bikwereke iyo uvuze gutitira bikwereke ko yara ibaze Sam Karenzi satitira reba yarafashe gutya Emara mubaza aragomeza afata gutya yibagiwe ko telefone imeze itya rikararabaza Kazuga arabaza yibagiwe kumanura agera hati mana yanjye birande ati ari intambara nzijandikamo yabaye nk'umukada bwa mbere ajya muri rirarashe cyari igicuri oya none se Fabrizio yagwa igicuri muri studios wewe warafentiye cyari igicuri n'ukuri ntubyibuka se melody wawe shanya ndagaza ngo nawe wahise umubwira ngo ariko niwe wikwibwiriye ati nawe muri Rwanda oya niwe wikwibwiriye yarakubwiye ati nangerega narabegeye avuga ati nawe shampura nambabarira soza ubutumwa bwa Papa Kamba avuga speech wambaye fime nasoza ubutumwa bukaba butarimo nasoza ubutumwa bwa Papa Kamba akubwira ngo barakennye ukagenda umuvuzazi uzangira uteze nta kintu wagira Papa n'ukuri ndakurahiye yego
so nukuvuga ngo rero kuba Taifa Bruno yaripanze akamena ni umwana wa aperi ni Umwana umuntu wa wa APR. aperi yari azi ibyo ari kuvuga yihanganye igihe kinini impamvu rero ni dasi na mutangazaji ni abantu bamena bagomba gupangwa imiriro Karenzi yabyivugiye kuri mikoro ngo nzica gitera wabyumvise Yego. ni ukuvuga ngo hari ababatuma emewe yageze aranavuga ngo kuki batuma duhita twumva babatumye tubamenya Yego. wakurikiye nakurikiye rero bariya ntago bitumye ntago Taifa yitumye hari impamvu izi nkuru zigarutse ntago aya mafaranga iyi ni imiso ariko ibaze umuntu uhereza umuntu kontrata yibaze aperi yari ibayeho igihe ndabyibuka kera Karekezi Olivier yahembwa akayabo ni nka cyagiye Zidane yari yaraguzwe ajya muri Real yaraguzwe menshi Cristiano acagahigo 2009 ako gahigo rero kaciwe na Tuyisenge tutugwembwa menshi muri APR ubu noneho Richmond Rampte yagwaga mu bihumbi bingahe nakubwiye ko yafungaga ibaza abantu bakora izo kontra z'umuntu utajya mu kibuga aba bakavuga ngo impamvu baza kuri mikoro bakabataka ni ukubera ko baba bagira ngo bakine impamvu baza bakavuga ngo Yunusu niyicare ngo akine Suwane nuko Karenzi yaje arabyivugira ko yamuguze ibo yaba atarabivuze kandi ubwo bari gusova abana b'abanyarwanda kugira ngo n'umubare w'abanyamahanga ugabanuke hagema abataka benshi imbere hamwe Gilbert bakinaga noneho bicare hakine ba Omedi afite Puskas uri kumva icyo kintu cyaravuzwe bageraho baranavuga ngo impamvu baza bagasebya bamwe mu bakinnyi bo muri APR bubu ngubu bazavuga ngo barashaje nuko batagize ngo uruhare mu kubazana kugeza ubwo menye Jibril Watara n'ukuboko ndetse na connection umunyamakuru w'itarikari yabigizemo uruhare gutyo ntago ari we wamugurishije ariko ni kuvuga utwo dukonekisiyo niyo mafaranga Samu Karenzi agiye kurya muri Muhire Keve yerekeza muri Yanga mbimeneye aha n'ubwa mbere mvuze inkuru se hashira amezi 2 bakayivuga Muhire Keve yarangije kwigurisha niwe mukinnyi wa mbere tarika kora icyano match yarangira umukinnyi wabaye Omedi match hari Rukuba Nkondo akajya gutaka Muhire Keve urumva ibyo bintu oya Dariko yabivuze mu mboni z'umutoza kugira ngo se bafande bagira umushinya bamwirukane bamwihorera ntago bamwirukana se miliyoni 300 bakazikura ari bije y'umwaka wose noneho abayiye umvaye biteye ubwoba jara sengera Fabrizio aba bantu bamwitendetseho bamuveho mu izina ryande cyakiri cyahishu wa Nazare yego wa Nazare wacu yageze anniversaire ye baba we yala oh my god yarabagiranye muri ya makanzu y'ikitegererezo ari kunywa divayi itukura itari dry umukunzi we ari kunywa akantu gakanye ewa nabonye stati turamuhuje shout out Yezu wa Nazare nuwacu turamukunda jara wa Nazare urahuranyije ni umunywanyi nawe turamusuhuje ahantu yego ibi rero narabikubwiye turi hahandi hakurya y'imbibi mubwira ngo yakoze biriya ndi kuvuga kuri Kazungu Fabrice yatuze turamukunda akora ibintu bikomeye Imana yaramublessinze ariko nanone ntibazakora ikosa ryo kunsebya nabamuramira kuko nubundi iyo ugize ikiyo guhuza abakire hamwe ukamenya icyo ukora n'icyo udakora kugeza ubwo natangiye kumenya amakuru ko na SK Sport Center shaka kuba hari abandi yanditse mana yanjye Fabrizio nukuri jara nukuri kubera iki kubera ko ureba n'inshingano zimwe ujyamo izindi ukaziragiza cyangwa kavuga ati ntaza kurebwa ijisho ribi ni byinshi twavuga ni byinshi twavuze ubundi ariko umuntu blessing igihugu hari abantu tumuha agahenge uziko hari umugore n'umugabo bahitamo kudasezerana urumva yego ku nyungu z'umuryango avuga ati rero turi abacuruzi kandi ubucuruzi buba burimo ibintu by'amakredi n'iki aho kugira ngo zagorane bagwatire n'ibiki umwe azajya
oya jara reka nkubaze jara nk'ubu tayifa impact ye ninde munyarwanda utayibona yenda abantu bakavuga ngo abantu bavugira hanze barahuranya bavuga ukuri kwinshi ntago ari kimwe n'ubu wanta nyine atangiye kuvuga biriya kubera ari hanze y'igihugu nk'ubu umuntu wakumira Bruno nitwaba duhombye muri Reya Ramena muri Apera Ramena abapampa gakumira nk'ubu koko nitwaduhombye oya tayifa we nawe kuki tutareba abantu turebe n'ikintu bamariye igihugu Fabrizio ninde utabona ikintu amariye igihugu umusaza nabo bazashinga amaradiyo yabo bajye kumuseberezaho mu gihe bagikorera ababosi tuzabarega buretse gato yego ikintu nemeranyeho na Leonidas umunyamakuru winjiye mu isi yo kugurisha abakinnyi ashobora kugwa mu mutego wo gukora itangazamakuru nabi kubera mu nyungu z'umukinnyi cyangwa za business yindi arimo Tiswane niyo yicara hari prima atazabona bakamuvugira atariko Richimonde aradondosha ariko se Omedinho birajya kuba nka bya bintu byo muri showbiz abanyamakuru bari baripanze amatimu ago bakumiriye ntiwabonye ingaruka nimba ari ikintu mutazabekera muramira n'ukwijandika mu bintu byo kugura abakinnyi cyangwa kuranga cyakuvugira urumva rero uba witaye mu mutego gusa nanone nk'umuntu higa ubuzima ariyo nzira yo kuyabona ngewe ahantu hose ari nungurukaye wowe cyarasi abihakanye mpereza ijambo wowe ahantu hari amafaranga uhagendera kure niyo umuntu yakubwira ati nk'agafanta ugera ukijijisha na phone ukayitamo indege atako gafanta gasobanuye nigeze kumva uri kucegeta umuntu ati ko ngushaka ati ndagukunda ati duhurire muri hotel tuganire iki ko nariye saa sita baba we ati tuganire ati imishinga ati utavugira kuri phone yego umukada ewa dusoze dusenga mani jara nawe nibibazo nibikubaho ugiye gusengera ndetse oya nzaza mvuge ati nukuri mana ako duhere ku mavubi irenge amavubi nta buhanuzi bwa Gitwaza wumvise ubuhese kandi kurenga izimbibi umuntu wavukanye Sara arasobanutse aveye yego ariko Fabrizio no wacu turebe impact nitumurushye yago washinga radio kandi nabangaba Imana izabatera iteka ryabo ariko nanone nkunda tayifa wanje mana yanjye tayifa umuntu uzamukumira none twahurira muri Nyamukandagira nkahita mpinduka rero iyi blessing iyi kadance twinjeho na Jalas Papa Kamba wanje turi kuyikesha Grace Global Linked Education Services wamenye ibyayo se ijisho ryiza bandebye banjyana ahantu heza batikise muri Global oya bafite iki se kubera iki batabanza kumenya urwego rwa Jalas oya tubwire oya mbere yo kugira ngo jewe reka nkubwize ukuri ntuzi gahunda yanjye ntuzi ko hari umuvandimwe nshaka gusura mu bihugu bikoresha Schengen yego sinabigusobanurira yego buriya Schengen hari aho bataragera muri biriya bihugu ari nacyo kintu ntegereje yeze kubabwira nti mwamfashije mukazantereka yego ati turabyemeye none se ko ntashaka kuzasiga Papa Kamba ati Papa Kamba wahe niba agiye kuvuga Jalas nyine ubwo barashyizemo ibintu by'abana banyu muze Jalas ati wahe umujinya warantamiye iyi Global Linked Education Services rero ikorana cyane n'abantu bajya kwiga hanze baba barangije vuba barangije kera ariko n'abandi bantu bagiye muri visite mu by'akazi nabyo bari gutangira kubyijandikamo ariko ibihugu bitatu ari China, South Korea ndetse na Italy bari kuvuga ngo yiniteke yuko kwa kane ntibasige yego baba we nanjye iyi yiniteke yaba yari mu banuje kohereze yo Mama Kamba wawe ngo ashaka kohereza ngashaka kongeraho kandi kantu kagapapuro Mama Kamba sha zira mpapuro afite zirahagije ngashaka kongera kandi uburyo muri kira cyuma mu masaha kuze ya bulldog ntago nshaka bikufasha nuko utazazana umutima reka mbe shout out umuvandimwe witwa Django no mu mekanisiye mwiza cyane abantu baramuzi amaze nk'imyaka itari munsi ya 20 akora ibi bintu hariya za Nyamirambo ariko ubu yarigendeye ntagaba katikati yarambwiye ati umukada ni mwongera guhura uzamuhe shout out kabisa
ati umukada Shout out aradushimisha cyane with envelope. envelope Oya abantu badukunda abantu badusengera yambwiye ko nitwara neza se azaguha agatwikiriye ni uri muri aferi yanjye muri ya feri yawe toka ntuntera ubwoba ibi bintu sita ariko Global Linked Education Services yabishyizeho iherezo bambwiye atambara ikote nubwo tuje kukudropinga nimero yabo rero 0720540332 tubabwire ngo ni mubagane iyi ni company maze almost 6 years itanga service ni nakemwa kandi bo ntago birirwa babeshya abantu ngo ntahari visa ahubwo bareba aho bishoboka bagafasha abanyarwanda ikindi Trump nyine ni atatureba ijisho ryiza Global irahari ariko barebe n'ijisho ryiza Papa Kamba batazanyuriza agasigara yego naruririmba babomora dute sante mfura yaje